السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. الحمد لله الذي خلق فسوى. الحمد لله الذي قدر فهدى. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. turashimira nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala we waremye gatunganya, nyagasani we utugenera, nyagasani we uduha ubuzima, kongera akabutwambura, akatugabira, akongera akatunyaga. Amahoro n'imigisha bisakaye ku ntumwa y'Imana Muhammad. Ntumwa y'Imana yo yatwigishije uburyo dushobora gukundana na nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala, uburyo twabagaragu beza. Turamusaba Allah ko twaba mu bagaragu koko beza bakunda gukora iby'Imana ishaka, dukurikira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uyu munsi kuri Juma nagira ngo tuze gusoza isomo twari twavuzeho ubushize. Twagiye mu mateka maremare ariko tugera ku bijyanye n'amezi n'uburyo ibintu bibarwa. Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala akaba yaduhaye ibimenyetso bifatika. Ariko noneho mbere yuko tugera aho ngaho, ngira ngo buri muntu wese afite igihe yavukiye kuza ku isi. Buri muntu afite igihe yavukiye, ariko nta muntu umenya igihe yavukiye burya. Abandi barakimumenyera bakakimubwira, ariko hari n'utabonye abamubwira. Hari n'abamubwiye baramubeshya, akajya yumva ngo icyo gihe wowe ngo hari kuwa kabiri, ngo numva ku itariki 15, abandi bakamubwira ngo hari kuri itariki ngo oya ngo ntabwo uzari 15, ushobora kuba uzari 15 gutyo, buryo 10 sinzi aho bari kurikura. Ugasanga igihe wavukiye baragishidikanya, mbese imyaka umaze n'amezi ukaba utabizi. Hari n'abantu bahinduriwe imyaka kubera kutamenya igihe bavukiye. Iyo umuntu atamenya igihe yavukiye, nako kutamenya igihe wavukiye rero ni ibya twese. Ibindi byose biba ari ukugerageza, keretse wenda abana bari kuvuka iki gihe kuko babandikira kwa muganga. Ubu muri twe hari abantu bafite indangamuntu yanditsemo ngo iya mbere z'ukwa mbere, kandi atari byo. Iya mbere z'ukwa mbere mwaka wa 2000 cyangwa wa 90 cyangwa wa 80 na kangahe, bikaba bimeze bityo. Iya mbere z'ukwa mbere, kandi atari byo. Ibintu kugira ngo bitugereho bigenda byimurwa n'abantu, ariko akaga kabi ni ukwimurirwa ibintu bikazanwa n'abantu mu buryo butandukanye, bakaguha amakuru anyuranye. Ariko none iyo bigeze muri ibada biba ari agahomamunwa. Abantu bakimura amateka ajyanye n'ugomba gusengwa, bikaza gusoza bazanye utari we, kandi ngo abantu bazajya mu ijuru, kandi ijuru ni ry'Imana imwe, kandi ngo batazajya mu ijuru bazajya mu muriro, ngo bazajya mu ijuru bazaba batsinze, ngo bazajya mu muriro bazaba boramye. Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala tubwira ngo faman zuhziha 'anil nari, umuntu uzarokorwa umuriro wa udkhila aljanna, akinjizwa mu ijuru, faqad faza, uwo muntu azaba agize intsinzi. Ariko hari n'ubwo abigisha batubwira ko nta muntu uzinjira mu ijuru kubera ibyo yakoze. Tuzinjirayo kubera impuhwe za Nyagasani subhanahu wa ta'ala, kuko urebye twebwe ahubwo biranakabije kujyamo impuhwe. Twakagombye kuba tunabyishimira kurenza, kubera ko ukora icyiza kimwe Allah akakwandikira 10, akagikuba 100, akagikuba 700. Hari n'umurongo utubwira ngo wallahu yudha'ifu liman yasha. Buryo ushobora gutanga cya giceri cy'100 batubwira muri aka gasanduku hano, urumva ugatanga igiceri cy'100 hano, wabonye 500, ukaba utanze icya 5 cy'umutungo wose wari uri mu buzima bwawe. Wabonye 500 ugatanga igiceri gusa. Nkuko n'ubundi ugiye kwituma hano hepfo ku isoko, ntabwo wasohoka mu bwiherero ngo ushorere ugende utagitanze, byashoboka. Ariko ku musigiti
umuntu araza akakoga, bijya binantangaza mu bare ndengereho gato cyangwa nsimbukeho gato, bijya binantangaza umuntu akaza hano kuwa mbere agatawaza akongera akagenda icyumweru kigashira nta giceri na kimwe arashyira muri kariya gasanduku. Ariko noneho umva ikintu gitangaje, ni ukuza umuntu akajya kuri robine agafungura akarobine agaheza amazi akameneka, akabanza agakuba ikanzu akongera agakuba n'akandi kaboko agakura amazi arimo arameneka. Bismillah. Mikoro yacu. Bismillah. Ego akabanza agakuramo n'isaha, akabanza akitunganya neza, agakuba n'ipantaro, yarangiza akabona gutangira sasa gutawaza. Kandi nabwo agatawaza yitonze, bismillahirrahmanirrahim, agitonze. Ngo batubwiye ko ibada ari kwitonda, agatawaza yitonze, yasoza akongera akamanura ishati akabona gufunga amazi. Mashallah, muni hari gukora ibada. Ariko hari ikindi kintu yibagiwe, hari indi mibare yibagiwe y'amazi amenetse. Umuntu aramutse afunguye gutyo ugatawaza iminota 5, waba umenya amazi anganiye? Anganikira mugereranije nibura nka litiro nka zingana cyangwa nk'amabidangane, nibura uvuga ko yaba amenye nk'ibito. Igihe umuntu yashyireho ibyo ntiyaba yuzera, ntabwo yaba yuzuye ibyo. Uri kuvoma nk'ahantu wagiye nko kugura amazi bakabwira ati ngaho voma, ugiye kwishyura 100 ugategaho, icyo gihe cyose ukibaze wasanga ibyo itaruzo, nyama yuzuye yanarenze. Iyo mibare ni mibi, imibare ni mibi. Hanyuma rero umuntu akaza gutya tukeza tukuzura. Ubundi ntureba, turamutse Imana imbabarire kugereranya nyine ibintu bitagereranywa, turamutse dutekereza umusigiti nk'uko dutekereza aho dutanga ibiceri handi, wenda ubigereranye naho tujya gukemura haja yacu, naho haba hari uwishyuza hari, ukagereranya ngo mbyanga bikunda igiceri ndaza kuyitanga hano, buno busanduku bajya gukuraho nyuma y'iminsi 3. Yego, ariko abenshi ntabwo ari bo beza, abenshi ntabwo ari bo babitekerezaho. Reka ngaruke rero, icyo nicyo cyo giciyeho. Niba iyo kode uyitahanye umenye ikintu wagombye kubukora. Ubu nta nubwo bagagombye kuba bitwishyuza buri munsi, kubera ko iby'Imana bigomba guharanirwa. Abantu babaho mu buryo bune. Ubundi abantu bose babereyeho icyarimwe, reka mpera aho ngaho cyangwa se nkomereze kuri iyo ngingo. Abantu bose babereyeho icyarimwe, roho zose zabereyeho icyarimwe. Nyagasani arangije araduhamagara ngo alastu birabbikum, twese ku mugongo wa Adamu. Alastu birabbikum, twese tutibala, twese turabyemeza ko turi abanyagasani. Bivaho rero hagiye gukurikiraho ikibazo cyo kujya mu mubiri. Allah subhana agiye gutangira guturema. Umuntu wa kabiri ugiye gukurikiraho nyuma ya Adamu ni umuntu witwa Eva. Imana ikora umubiri, irangije izana roho ya Eva yishyiramo. Nyuma yaho ubwo habaye abantu babiri. Izindi roho zose zigiye gutegereza, zigiye kuza zinyuze ku mugongo wa Adamu mu buryo bwo kororoka, mu buryo bw'intanga ngore n'intangagabo X na Y. Hanyuma irakomeje, abana ba Adamu bakabaho. Adamu akabyara abana babiri, umuhungu n'umukobwa, umuhungu n'umukobwa, umuhungu n'umukobwa. Bivuga ko ashobora kuba yarabyaye abana 20 time. Ariko noneho Imana iza kurema umuntu mu buryo budasanzwe. Ariko Imana ikatubwira ngo kugira ngo we na nyina tubagira ibimenyetso. Isa alayhi salam na nyina Maryam. Ariko nyuma yuko babayeho, nyuma yuko inkuru ivuzwe muri aya za suratu Maryam niyo cya 19, Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ngo dhalika Isa ibn Maryam. Uwo ngo tumaze kubabwira inkuru ye niwe bita Isa ibn Maryam, qawlul haqq, ijambo ry'Imana ry'ukuri, fihi yamtarun, batandukanaho cyangwa se bashidikanyaho. Ugushidikanya kuri Isa alayhi salam kuza mu bintu byinshi.
noneho birimo n'ibyo gusenga, birimo n'iby'ibihe, birimo n'iby'amasengesho, birimo na kamere ye, birimo ibintu byinshi. Impamvu twongera kubigarukaho uyu munsi nuko ugushidikanya kuri we byageze ubwo biza mu masengesho, bigera n'ubwo biza mu bihe. Ugushidikanya kuri we bihera no kuvuga ngo ni qawlul haqqi. Hari babwo n'abantu numvise muri iyi minsi noneho barimo bavuga ngo nibyo, ngo na aya zirabishimangira ngo ko ari ijambo ry'Imana, ngo ni ijambo ry'Imana rwose, n'abayisilamu barabyemeza. Ni ijambo ry'Imana rite. Yesu ntabwo akiri ijambo. Ubwo Yesu aracyari ijambo ra? Yabaye iki? Yabaye umubiri, yabaye igikorwa cy'ijambo. Ego yabaye igikorwa cy'ijambo. N'urugero nabaha, wenda iyo ushatse kubaka inzu ugahamagara enjeniyeri uko yabyize, uko abitekereza, agahita ashushanya plan, akakubwira ati iyi ni plan y'inzu yawe. Iyo usanze inzu yuzuye uravuga ngo iyi ni plan y'inzu? Byashoboka? Noneho ya plan iba yaravuye muri plan ikava mu amakaramu n'amabara bikajya he mu nzu. Buri kintu cyose kigenda kigira uburyo gisobanurwa, ariko umuntu usanzwe yarabwira ngo kalimatuhu alqaha ila Maryam, ngo ni ijambo ry'Imana, Imana yohereje muri Mariya, ariko ntabwo ryakomeje kuba ijambo, byarangiye ribaye iki? Umuntu witwa nde? Witwa Yezu, kubera ko hagiye kuzavuka umwana ukazamwita gutya, bizagenda gutya. Ariko noneho ndagira ngo tuze kwihuta tujye kuri bya bihe twavuyemo. Birumvikana abantu bagiye mu minsi isoza umwaka, hari abantu bagiye muri Noheli, hari abandi bagiye muri Bonane, hari abandi bagiye mu bindi byishimo, abandi nabo bakatubwira ngo ntabwo byari byiza ko tubwirana ngo Bonane ni sawa. Ariko twebwe tugiye kubihuza n'imyemerere. Mu by'ukuri tujya mu mateka dusanga abantu babihuje, n'ubundi mu kubihuza kwabo batarabihuje neza. Nsoza isomo ubushize nababwiye ko ukuvuka kwa Yesu ari ibintu bitumvikanwaho. Niyo abantu bakumvikana umwaka ariko ntibakumvikana amezi, menya ari nacyo cyatumye nza kubabwira ko hari abantu baba batazi igihe bavukiye. Muri Mariko, ubwo Mariko yatwandikiraga cyangwa se yatunyuriraga mu nkuru zo kubaho kwa Yezu. Yezu murabizi ko ari mwene Mariya. Yezu ntabwo ari mwene Yosefu. Yezu nta nubwo ari mwene Imana. Ibyo bintu rwose ndumva abantu bagomba kubimenya. Si uw'Imana, si uwa Yosefu, ni uwa Mariya. Hari umuntu ufite ikibazo aho ngaho? Uzavuga ko Yesu ari umuhungu wa Yosefu azaba ashinje Mariya mu busambanyi. Ni nacyo Abayahudi cyangwa se bene wabo bakoze, cyo kumubwira ngo uyu mwana umuvanye he ko so atari umwangirizi na nyuko ko atari umusambanyi. Abantu bakora igisekuruza cya Yesu bakakivanga n'icya Yosefu, baba bashaka kujya mu mujyi wo gusebya nyina n'umwana. Kandi iyo umwana dusigaye tubyita kuza mu buryo budateganijwe, iyo umwana yazaga mu buryo budateganijwe ntabwo yagiraga ijambo mu muryango. Ahubwo ngo turi mu Banyayisiraheli iyo ngiyo. Hanyuma noneho urabyumva ko kumwitiranya kumuhuza na Yosefu atari byo. Hanyuma noneho tugiye kumwita uw'Imana, Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala akatubwira ngo lam yalid. Twese iyo sura ntituyizi. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ntabwo yabyaye, nta nubwo yabyawe, turavuga Imana. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, nta n'ikigereranywa nacyo.
iyo tuvuze ku byerekeranye n'iyi ngingo ya nyuma cyangwa iyi aya ya nyuma umurongo wa nyuma wo kutubwira ngo walam yakun lahu kufuwan ahad, niba Imana ushobora kuvuga ko yabyaye umwana byo kubyara, ubwo Imana yaba ari umubyeyi. Abantu benshi baranabitinyuka bakabivuga ukumva nta nakantu na gake kari kuzamo kashaka cyangwa ko kwikanga ngo Imana ni umubyeyi. No mu Kinyarwanda bakavuga ngo habyara Imana, bakavuga ngo harera Imana, ego. Ariko aho ngaho haba harimo ikintu cyo gushaka kugira Imana umubyeyi iyo ukoresheje ubwenge ubwo twita al-aqlul mutlaq, ubwenge busanzwe, ubwenge budafite ikindi kintu bwitayeho. Uramutse uvuze ngo Imana ni umubyeyi bisobanura ko Imana ibyara, ubwo walam, kandi twebwe tuvuga ngo walam yakun lahu kufuwan ahad. Ubwo Imana rero si umubyeyi. Umuyisilamu ubundi arabihunga byo kuba ko Imana ari umubyeyi, urabihunga, ntabwo wagombye kubikoresha gutyo. Aho tuhavuye rero, niba Imana itagereranywa n'umubyeyi, ubwo kuramo nanone ko igereranywa n'icyo ari cyo cyose gishobora gukenera irari, kugira irari, kurarikira ko nagira umwana, iyo kiveho. Kurarikira ko nakororoka, cyo kivemo. Ni ibisobanuro bijyanye walam yakun lahu kufuwan ahad. Isa alayhi salam ntabwo ari uw'Imana, ubwo twakamye ko atari uwa Yosefu, duhakamye ko atari uw'Imana, ni uwande? Ni uwa Mariya. Ariko hakazamo akandi kantu katubwira ngo rero ubw'Imana ariyo yonyine yatwitishije Mariya mu buryo ubwo ari bwo bwose, bugoye cyangwa bworoshye, ubwo Yezu ni uwayo. Ariko mwari muzi ko shayitani hari igihe gusanga nk'ahantu wicariye cyangwa urimo nko gutekereza cyangwa urimo ikakubaza ngo ariko ngo ninde waremye izuba? Imana. Ninde waremye isi yose tuba tureba twumva ngo ni umubumbe w'umupira? Ngo ni Imana. Ninde waremye ukwezi? Ni Imana. Shayitani akakubwira ati ariko ubundi Imana ishobora byose rata? Uti yego. Umuntu aba ari kwiganiriza, ni umuntu uri kwiganiriza, Imana arati ishobora byose. We akongera Ibilisi akakubaza ati ariko ubundi buriya katuvuge ko Imana ishobora byose ra, akaba ariyo yaremye byose, hari ubwo Imana yo yaremwe nandi? Ihurizo rigahita riza kaza kandi rwose a'udhu billahi minash shaitani rajim. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Kubera ko uba warize ibintu byinshi ugahita umenya ngo subhanallah, ubutagatifu n'ubwande n'ubwa Allah. Nyagasani niwe wenyine nyir'ubutagatifu, kuko aremwa ubwo hari ibyo yababura. Uremwa hari ibyo avanwamo, urema hari umurema, sibyo? Huwa al-awwalu wal-akhiru. Nyagasani Allah subhana niwe watangiye tutazi igihe yatangiriye, niwe wa nyuma niwe tutazi igihe azasozereza. Ntagira itangiriro, ntagira n'iherezo. Tayi. Ariko noneho hakaza tugarutse kwa ngingo ya Mariya, ubwo wa muntu n'uw'Imana. N'uw'Imana ate rero Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala akatubwira ngo linaj'aluhu wa ummuhu aya, kugira ngo we na nyina tubagire ibimenyetso ku bantu. No mu yindi aya Nyagasani akatubwira ngo rahmatan minna, Yezu akaba ari impuhwe ziduturutseho, ni umuntu w'impuhwe ziduturutseho. Hanyuma noneho tukagaruka Yezu rero bigiye guhuzwa n'amezi, bigiye guhuzwa n'imyaka. Iyi si ntabwo imaze imyaka 2024 cyo tukimenye. Ubundi abantu bazi ko ruko nyine iyo bavuze intangiriro ni mu mwaka, iyo uvuze ngo muri rimwe, ubwo naho ngaho bitangiriye mu mutwe w'umuntu akoresheje bwa bwenge busanzwe, ahita yumva ko dufite imyaka 2024 agahita afatira aho ngaho. Ariko ntabwo ari byo. Iyo ugiye kureba ukareba igihe yabereyeho,
ugasubira inyuma gato uhasanga abandi bantu, kubera ko ari we isi yatangiriyeho. Ubwo ngubwo nyina yari kuba atarabayeho, na sekuru yari kuba atarabayeho, na nyirakuru n'abandi bose. Biriya bisekuruza bavuga inyuma byaba bitarabayeho, ngo kugenda kugeza kuri Adamu. Mwumva abantu barimo hagati ya Yezu na Adamu uko bangana, ubwo se byaba ari imyaka 2000? Ntabwo byashoboka. Ubwo ni ukuvuga ngo Yezu ntabwo ari we tangiriro, nta nubwo ari we iherezo. Icyo kivuyeho. Isa alayhi salam mu kubaho kwe aje mu butumwa, aje kuri misiyo yo kwigisha. Abandi bagatubwira ngo yaje mu butumwa bw'urupfu, yaje mu butumwa bwo gupfa, yaje mu butumwa bwo gupfira abantu. Ariko bakagaruka bakabaza, burya Yezu yapfuye yishimye? Ndavuga abavuga ko bamubambye, urwo rupfu yari arimo aseka? Uretse wese abantu bari muri izo nzira bari baje kureba icirwa ry'urwo rubanza, bo bari bishimiye, bariho bakoma amashyi, bariho bavuza impundu. Igisubizo ni oya. Ubwo rero ntabwo yaje mu rupfu, ahubwo yaje kugira iki? Kwigisha. Tukajya kureba ni iki cyamujyanyeyo. Ni ibyakozwe n'abantu byo kumutoteza no kumurwanya kubera ibyo yagendaga yigisha, n'ibyo yerekaga abantu bakeka ko bikiriho kandi byaravuyeho, yaba mu mico no mu migenzo itari ikwiriye. Muri ibyo harimo no kubuza abantu gukora ku isabato, ariko Yezu agakora. Uretse no gukora n'ibisanzwe akabwira n'abandi bagakora, uretse no gukora n'ibyo agakora n'imirimo Nyagasani yari yamutumye, n'ibitangaza agomba gukora. Noneho rero Isa alayhi salam, ukubaho kwe, Mariya yakira inkuru mu kwa gatandatu ko agiye kuzabyara umwana, ko agiye gutwita akazabyara umwana. Bamubwira n'izina. Ukwa karindwi kuratangira. Ngaho nimumbarire uhereye mu kwa karindwi tuzabyara ryari? Umuntu wateye inda mu kwa karindwi azabyara ryari? Mu kwa kane. Mu ntangiriro z'ukwa kane uyu muntu agiye kuzabyara. Noneho twebwe bakatubwira ngo ntabwo ari ibyo. Ubundi yavutse kuri 25 z'ukwa 12. Ubwo mwana yari kuba afite amezi angahe? Duhereye mu kwa gatandatu yari kuba afite angahe? 6. Sibyo? 6 se Yezu yavutse ari agaprimatire buri? Yego yavutse yuzuye. Cyangwa se wenda ayo mezi yiriya na yacu ntabwo bihura, bo bari mu yindi si natwe tukagira andi mezi? Ntabwo ari byo. Cyatumye tuzenguruka iyo hose, nagize ngo umunsi magaruke, nuko ibyo bintu byakozwe n'abantu. Hari abantu bavuze bati reka twicare turebe uko twagena iminsi yo gusenga, turebe ukuntu tuyihuza, tugabanya akajagari, abantu bagira inzira banyuramo, hirya y'ejo bundi tutazagira ibibazo. Mu mezi 6 birumvikana ko umuntu atababayeho. Noneho ariko biravuga ko aribwo yavutse, dukoresheje al-aqlul mutlaq, tugakoresha ubwenge bwacu busanzwe, n'umwana usanzwe ushobora kubwumva. Ninjoro saa 6 zuzuye z'ijoro, ubwo Yesu ubundi yavutse ninjoro saa 6. Ariko murumva icyo amaboko y'abantu akora, hari saa 6 z'ijoro zo, saa 6 zuzuye z'ijoro. Abana mu gihugu cyangwa se ahantu kuri televiziyo no mu bitangazamakuru tukababwira ngo umwana Yezu aravutse, bakumva ijwi ry'uruhinja. Turi kumwe? Ibyo bintu murumva imbaraga biba bifite? Ni gute wakumvisha umuntu ko atari byo? Umuntu uri gukoresha, none se tuvuge ko abantu bose bakoresha ubwenge busesengura? Yego, abantu bose bakoresha ubwenge busesengura ku buryo nabyo bavuga ngo ibi ngibi ntabwo ari byo, wenda ni agakino bakinnye, wenda byashoboka. Maze n'abantu iyo barimo kumva tiyatire bararira.
muri kumva tiyatire ngo yazo ngo uyu mwana baramubabaje kuko mugiye kumwica sibyo abantu bakarira muri tiyatire ari abantu bazi ko ari tiyatire nyine ni ibintu abantu bakinnye bashatse ko twumva ibyo bashaka ko twumva tiyatire abantu bararira filime hari umuntu ujya kureba filime akava yatukuye amaso yashavuye intege zashize zacitse noneho saa sita z'ijoro ukumva umwana bati mutegereze umwana w'Imana agiye kuvuka saa sita z'ijoro umwana agahita arira murumva icyo bidusigira mu mitekerereze murumva icyo bidusigira mu myemerere murumva umwana wawe iyo umuhaye radiyo icyo bimusigira urimo urabyumva iyo umujyanye kuri televiziyo kugira ngo akurikire iyo teatire cyangwa isi iyo filime yo kurira no guhoza no kugira no gusenga urumva icyo bimuhinduraho ubwo ibyo niyo tubibwira mwebwe abayisilamu kugira ngo mubashe kumva inzira murimo nta rwango tugize ngo mureme hagati y'abantu ariko mumenye uko mwitwara umwana wawe numujyana kuri televiziyo ukamujyana kuri radiyo akajya kumva iyo tiyatire bizaba bigoye nyuma yaho kuzamubwira ko umwana atavuka kandi yararerewe muri uwo muco wa gutyo nicyo rero bisobanuye ubundi nta televiziyo dufite ngo tugaragaze ngo gutya cyangwa twigishe urumva ariko ku rundi ruhande baravuga ngo mu kinyarwanda ngo ugutanze mu kebo aguhaza intore umuntu yagutanzemo ibye n'ibyo ufata akaboko karimo niko kaguhereza yego ariko rero nawe urimo kwakira wagombye kugena uburyo wakira ibyo urimo kwakira 25 nijoro saa 6 ya tariki yateganijwe umwana akarira koko ubwo niko erega ntimugire ngo ibingibi n'inyigisho z'abayisilamu gusa oya n'abandi bakirisitu bamaze kubikangukirwa bamaze kubyumva bagavuga batari ko se koko nibyo uyu mwana urira niwe ubu tuvuge ko Imana ivutse tuvuge ko Yezu kaje birabaye ukabonimo kubyibaza ariko icyo ntabwo ari cyo cyagiye cyo kuvuka kwa Yesu aho ngaho mugomba kugenda buhoro buhoro mukagenda muyungura ubwenge hanyuma rero none se Isa alayhi salam mwumva yavutse ahantu barimo kuvuza impundu yavutse abandi babyeyi bashagaye umubyeyi mugenzi wabo nabyo kongerwa yagushakisha ko twumva ko Mariya bamwirukankanaga ko twumva ko Mariya bamutotezaga batashagaga ko Yosefu ubwo yamuhataga ibibazo bitari byoroshye nubwo atamuvuye iruhande muri ubwo buzima ariko abantu bose bari bakanuye amaso bibaza ukuntu ibyo bintu bikoreka bibaza ukuntu ibyo bintu bimeze ntabwo byumvikana yego none se yabyariye aho bavuze impundu arangi abyarira mu kavure abantu bose barabibona ngo nuko ngo icyo gihe ngo yari yagiye kwibaruza ngo noneho ngo mbabura aho baryama ngo bamuryamisha mu kiraro kumuryamisha mu kiraro no kuvukiramo se birangana abantu bakurikira ibya geography batubwira ko muri icyo gihe Isa alayhi salam avuka bari bavuga ko 12 bavuga ko yavutse mu gihe icyo gihe cyagombye n'icy'ubukonje ariko noneho abazi bya geography bavuga ko Isa alayhi salam igihe yavukaga hari igihe cy'ubushyuhe kubera ko n'abashumba bararagiraga yego abashumba bararagiraga barahuraga kandi mu mbeho muri icyo gice ntabwo bahura yego impamvu izo zose mbabwiye ni ukugira ngo mwumve ngo ibingibi ni iby'abantu bakoze noneho tugera aho tukava kuri iyo ngingo tukajya kubaza ngo ariko ubundi byakorewe iki niba barabikoze koko kuki uyu munsi ari wo bahisemo
umusilamu ajyana ubwenge. Kuki uyu munsi ariwo bahisemo bakaba ariwo bazaho? Ukagenda ugashakisha nawe ukibaza, wagera nko ku muntu ushaka kubikubwiraho ukongera ugatega amatwi ukongeraho ikindi. Icyo dukuyemo aho ni uko Isa alayhi salam ntabwo ari uwa Yosefu, nta nubwo ari uw'Imana, ni uwa Mariya. Yego, noneho kuba uw'Imana ntabwo ari umwana wayo, ahubwo ni ikiremwa cyayo. Ariko gitangaje ni ijambo Imana yohereje muri Mariya kugira ngo haremwe umuntu. Numvuze murabyumvise. Ariko noneho igihe yavukiye tugereranije n'igihe Imana yatangiye itegeko ko ari butwite, tugiye kubigereranya dusanga atari byo, ntabwo birimo guhura. Kwa gatandatu n'ukwa 12 kandi Yesu yaravutse yuzuye, ntabwo ari byo. Hanyuma umuntu wazanye uyu munsi wa 25 z'ukwa 12 burya yabikoreye iki? Yaragamije iki? Ukajyayo ukajya kureba. Wenda ubwo nibyo twazaganiraho ubutaha, twabwira tuti uyu yanditse ko uyu nguyu yanditse ko bivuga gutya, uyu nguyu yanditse ko bivuga gutya. Uko biri kose ntabwo bihuye n'ukuri bw'igihe Yesu yavukiye. Reka mbongereho ibintu bibiri by'ingenzi. Isa alayhi salam yavukiye he? Yavukiye Betelehemu muri Palestine. Icyo gihe avukira mu burasirazuba bwo hagati, niko bahita. Sibyo? Mu burasirazuba bwo hagati bababwiye ko aribo bifashe imiryango ya Isiraheli iraterana. Ubwo iyo mvuze Isiraheli mashaka kuvuga umuntu ngewe, mashaka kuvuga Yakobo. Imiryango ya Isiraheli Yakobo iraterana ko ari 12, bemeza ko bashyiraho umunsi wa 25 wo kuzajya bibuka ko Yesu yavutse. Niba babikoze? Yego. Bari abantu nibo bemeje ko Yesu avuye mu bumuntu abamukiza mu rwego rw'Imana. Nibo bemeje ko Yesu atari Imana yuzuye, ahubwo ari Imana ariko irimo n'umuntu byose cyarimo. Nibo bemeje se ko Yesu Imana yamubyaye akaba umwana wayo. Nose nibo bemeje ko ariyo Mana ahubwo nyirizina. Yesu niwe Mana nyirizina yiviriye mu ijuru ikavayo ikaza kubabazwa kuriya ngo kugira ngo abantu bakunde babarirwe ibyaha byabo. Niba ari ababyanditse, niba babiteguye, niba babiteganije, abari babifitemo inyungu rero nibo bagiye kubikora. Abari babifitemo inyungu cyangwa se babibonagamo inyungu icyo gihe, yewe kugeza n'ubu nibo bagiye kubikora. Ariko abandi nabo banyuzamo ijisho gutyo bakavuga bati umuntu wakoze iriya event, umuntu wakoze iriya filime ntabwo yayikinnye neza, yayikinnye nabi kabisa, yatuyobye. Hari abakristo benshi cyangwa se hari abantu benshi ku isi batemera biriya bintu. Ntabwo ntimuzabone mwebwe abayisilamu mutabyemera mugire ngo ni mwe mwenyine. Ntabwo ari mwe mwenyine, hari n'abandi batabyemera kubera ko ubushakashatsi, ubwanditsi, gusesengura, ubwenge bw'abantu burakora. Ntabwo abantu bose bashobora kuba intama ngo bikunde. Ubwo birumvikana ko biriya bintu ntabwo byakozwe na bene byo. Ukudakorwa na bene byo, iyo bidakorwa na bene byo ariko bigakorwa aho ngaho mwa bene byo, wenda hakaza umushakashatsi akaza akabibakoreramo, ariko ntabwo ariho yabikoreye. Yabikoreye ibyo bintu kugira ngo bijye gucurwa neza byaragiye bijya gukorerwa mu gihugu cya Turukiya uyu munsi, aho bitaga muri Antiyokiya. Abantu baragenda baricara bakora imirimo yabo, uko inama zagendaga zikurikirana niko ibintu byagendaga birushaho gutera intera cyangwa se gufata intera, kuko igihe cyose habaga hari umuntu usa nk'uwivumbuye ushaka kubabwira ko ibyo barimo atari byo, ariko bayivagamo hari ikindi kintu kiyongereyeho.
wenda Imana nidufasha ibyo nabyo tuzagenda tubigeraho tubabwira tuti hano hari ikibazo iki cyaje gukemuka gitya ariko runaka birangira avuyemo. Kandi iyo birukanaga umuntu mu rusengero babaga bamwirukanye no mu ijuru. Iyo umuntu bamwirukanaga mu nsengero ubwo no mu ijuru yabaga avuyemo. Nimukabone uriya mu mwigisha wabwiye Scovia ngo kwizina ry'Imana nta bugingo azabona, mugire ngo ntabwo azi ibyo avuga. Abarimo kuvuga nka bya bindi byiriya kwizina ry'Imana nta bugingo azabona. Ubugingo ni ubuye ni ijuru, nta juru azabona. Ariko nta muntu ufite uburenganzira ku ijuru. Oya, ijuru ni irya Nyagasani, nta muntu uryirukana mu ndi. Yaba abantu birukana abantu mu ijuru, ijuru ryazajyamo mbarwa kuko ishyari ni ryinshi ku isi. Dusoza rero isomo ry'uyu munsi, ndagira ngo mbabwire ku cyerekeranye n'amezi. Amezi ni 12. Amezi ni 12. Yaba arabariwe ku zuba cyangwa se amezi tuyabarira ku zuba, uburyo isi irizenguruka akaba amezi 12. Cyangwa se amezi tukayabarira ku kwezi, uburyo kuzenguruka isi nayo akaba amezi 12. Icyerekeranye na kalendari cyo ntacyo turimo kugonganamo. Oya, kalendari ntacyo turimo kugonganaho. Abangaba barimo kubarira ku zuba atari byo kurisenga, abangaba barimo kubarira ku kwezi atari byo kugusenga, tukabara amezi 12. Yego, hagati y'amezi abariwe ku kwezi n'amezi abariye ku zuba habamo iminsi 11 n'amasaha makeya. Niyo mpamvu mubona ababarira ku zuba tugenda tunyuranamo nabo, kubera ko ukwezi amezi abariye ku zuba ari hejuru bijyanye n'iminsi nanone bagiye bongeramo, nabyo birimo ubundi bufindo. Uku kwezi tukongeyeho umunsi umwe, uku kwezi tuguhinduriye izina tukwise umwami uyu cyangwa tukwise ikigirwamana iki, sinzi niba narayobwiye. Ariko amezi ahora ari 12, noneho iminsi yabo ikaba myinshi. Niba ari 365 ukuremo iminsi 11, nicyo kinyuranyo cyacu, cyangwa nicyo kinyuranyo cya kalendari y'ukwezi n'izuba. Noneho rero niyo mpamvu bushize twafunze ubu ngubu birateganywa ko tuzafunga mu ntangiriro z'ukwa gatatu. Ariko bushize twafunze hagati mu kwa gatatu. Yego, iyo minsi rero igenda icamo. Twebwe iyo tugeze ku irayidi y'igisibo tugiye mu kwezi kwa 9 tugusoje, ntacyo byari bitwaye, nta nicyo bitwaye guhamagara abatari abayisilamu tugasangira nabo ibyo twatetse. Yego, tugasangira nabo ibyo twatetse, kuko n'ubundi twabitekeye iki? Twatekeye iki? Kurya. N'ubundi dutekeye gufungura. Yego, mwumva ko kantu kanyuma. Dutekeye iki? Gufungura. Tugiye kurya, ni igihe cyo kurya kandi ntabwo warya ukinze. Yego, nta nuwo tujyana gusenga wundi. Dusenga ibyacu vuba vuba tukagaruka tuje gutegura amafunguro yo kurya. Ni igihe cyo kurya, tukarangaza n'imiryango, byaba ngombwa tugasasa mu mbuga cyangwa ku muhanda, ariko ni igihe cyo kurya. Ntacyo bitwaye rero guhamagara umuntu. Hakaza ukwezi kwa 12 tugiye muri Zulhijja mu matariki ya mbere cyangwa se 10 ya mbere,
abamwe bakajya Maka abandi tugasigara hano. Uwo bari umunsi w'iki? Umunsi wa 9, umunsi wa 10 bari byikira. Hari yawmu Arafa kaza na Idul Adha. Idul Adha, umunsi wo gutanga igitambo. Mwumvire indi somo. Igitambo tugitanga kubera iki? Tugitanga ngo bibiki? Icyo dutamba tugitamba kikajyahe ngo bijyehe? Dutamba ngo turye. Yego, dutamba ngo turye. Niyo mpamvu dutamba ibiziruwe, tukabitamba mu izina ry'Imana. Bismillahi Allahu Akbar, tukabaga. Kandi dutamba ibyo kurya, ntabwo dutamba ibyo kujugunya, nta nubwo dutamba ibyo gutwika. Mu gihe kera abandi batambaga ibyo gutwika, none twebwe dutamba iby'iki? Ibyo kurya. Kandi tukabitamba mu izina ryande rya Allah, Imana isumba byose. Tukabitamba mu izina ry'uwabiremye. Abantu bajya bibaza ko dutamba, abayisilamu dutamba mu izina ry'indi Mana, abo ngabo babibeshye. Kuko dutamba bismillahi Allahu Akbar, ku izina rya Allah, kandi Allah niwe w'ikirenga. Allahu Akbar, Imana niyo nkuru, nta bigirwamana birimo. Rero uku gutamba, dutambye neza, dutambye ibyo kurya mu izina ry'Imana, ntabwo nanone twemerewe kurya twenyine. Ibyo twatambye umva aho bijya. Ibyo twatambye bigomba kubanza kujya ku bantu batabiherutse, aribo batishoboye, babakene. Yego, bikajya mu bantu batishoboye cyangwa se bishoboyemo gakeya. Mbese bigenda bizamuka, bishoboye, abatishoboye gake, abishoboyemo cyane, na bene urugo. Yego, na bene urugo, n'umuryango ukazamo, n'inshuti ikazamo, n'utari umusilamu akazamo, n'umugenzi akazamo, abantu bose bakarya, n'imfungwa zikazamo, abantu bose bakarya. Ni igihe cyo gusangira nanone kiba kigeze. Umuyisilamu ntabwo ajya akinga uwo muryango. Isomo rero ririmo ngo nshobora se ko natumiye umuntu akaza kuri Idul Adha, akaza no kuri Idul Fitri, nanjye nzajyeyo? Ubundi nicyo nicyo dusozereza, nanjye nzajyeyo. Ariko ubundi umuntu mukundana, umuntu ujya utumira, uretse kurya gusa, mujya mufata akanya mukamubwira uti impamvu twariye cyangwa nukurya gusa? Impamvu twariye, inyama zatubanye nyinshi, mubona twabaza ikimasa, mubona no kwa shehe batuzaniye ibiro 3, mubona dore n'izindi ziraje. Hari iziri mu nkono, ariko hari n'izindi bashobora kutuzanira, badukunze. Kwa mujomba babaze, no kwa shangazi babaze, nanjye narabona haye. Yego, abantu mujya mufata akanya ko kubabwira ibiro mwo biraba. Abantu babona barya gusa. Ayo ni amakosa yacu twebwe abayisilamu. Ibyo mbivuga, nashakaga kugaruka kuvuga uyu nguyu ko namutumiye, nanjye akaba ari kuntumira, ni kimwe mbikore. Kandi ibyo bintu turimo kuvuga nta rwango rurimo, nta rwango rurimo. Umva, uyu nguyu urimo kuvuga ngo ku munsi wa Noheli yabaze cyangwa yakoze ceremony kubera iki? Kubera ko umwana w'Imana yavutse, kubera ko Imana yavutse. Ubundi uretse no gusangira, ariko n'ubundi ari mu gihe cy'amasengesho. Yegora,
twebwe turi mu gihe cyo kurya, yego, ariko yagiye mu gihe cy'iki, noneho Imana noneho yavutse, umwana wayo yaje, noneho cya gihe cy'amasengesho kugira ngo utaza kubigereranya, menya ko we ageze mu gihe cyo kuvuga ngo Imana yavutse, kandi nyuma yaho haraje ubutumwa mu kubwira ngo ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana. Ntabwo ari byo kuvuga ngo Imana yageze ubwo ngo igire umwana. Imana ni nyir'ubutagatifu, yego. Uwo murongo niba ukubujije ngo utifatanya n'umuntu kubera ko Imana ye yavutse, kuko Imana yawe wowe ntivuka. Kugira uruhare mu bwo kuvuka kw'Imana uraba witeranije nayo, yego. Singize ngo nkurwanye, singize ngo nkugire, ariko rero ibintu byo kuvukisha Imana ntabwo ibireba neza. Wafashe akanya se urabimubwira? Wafashe erega ikintu cya ruhurura mu kireke, guca ruhurura nkunda kuvuga gutyo. Ibintu byo guca ruhurura hagati y'abantu mu bireke, muganiriza abantu. Ariko si ibyo bintu arabyumva, nibura urimo uramukwepa wanga kujyayo, wamubwiye impamvu. Impamvu nuko Imana wowe yavutse. Kandi hano dufite imirongo myinshi itubwira ngo ntabwo Imana igira umwana. Umva, abantu bavuga ko Imana yabyaye umwana baba bashaka gukora ishyano. Iyo amabwiriza turayafite ngaya. Rero muvandi rwose urumva ibintu byo kuvugisha Imana, ngewe nshobora gusanga n'inzu yanjye ibati ryagurutse. Yego rata, niyo mpamvu. Ntabwo ngize ngo abyemere nk'uko ubyemera, ariko nibura yumva impamvu utabashije kujyayo. Ibyantiteranya mu by'Imana nta birimo. Ngo rero mbimubwiye ngo twahita duswana, ngo masikini ngo ntabwo yazongera kuza iwanjye. Oya, wabimubwiye wenda kushobora kuba umurokoye ukamuha akanya ko gutekereza kuri ibi bintu nawe arimo gukora. Yego, icya Noheli na Zakatul Fitri turakirangije, nako na Idul Fitri turakirangije. Sobanurira umuntu neza. Ukuvuye mu gisibo se, njye nakirangije, ariko muvuye gusenga Imana sawa sawa. Hanyuma nyine twebwe twamaze gusenga, ubu ni ukurya. Kurya hari amasengesho arimo, mwumva hari Imana irimo? Ntayo. Ibyerekeranye na gahunda z'Imana nta biri mu ifutari, yego. Ariko wowe urimo uramubwira ngo nze mu bintu ngo Imana yavutse, ngo Imana yabyaye umwana. Ibintu biranteranya na boss mukuru ninde? Ni subhanahu wa ta'ala. Allah niwe w'ikirenga. None urashaka kunteranya nawe? Sasa gutyo birangora. Ese ibyo bintu wazamba bari ukabyumva basi akabyumva. Yabyumvise rero biraje kugufasha. Tugiye rero ku idil. Si ukwezi kwa 12 nawe? Si muri ntwambwe ko kwa 12. Ntwambwe ko muri idil adha namwe mugiye kubaga. Mugiye gutanga igitambo. Ubundi si igitambo ni iki? Uretse ibintu byanyu byo kubaga mumena amaraso, inka zose muzibaga ngo mwabanze inka ibihumbi bingahe? Inka ibihumbi bingahe zose muzibaga? Wallahi ku munsi umwe, wallahi umunsi wa mbere uko inka ibihumbi 5 zose murazibaga, wallahi inka muzimaze mwisi. Oya, kubaga bigira amabwiriza. Nta muntu ubaga imitavu, nta muntu ubaga kamasa, babaga ibimasa, bakabaga inka. Ntabwo babaga abana b'inka, yego. Ntabwo babaga imbyeyi, yego. Nta nubwo babaga ibimasa bakeneye ko biza kubangurira. Oya, babaga izigomba kubagwa zigejeje igihe iki n'iki, zitarwaye ibi n'ibi, zitamugaye ibi n'ibi. Izo ngizo kugira ngo zibone ni kondisiyo, bisobanuye ko uzikuye mu mukumbi, yego. Izo zivuye mu mukumbi, ariko ngo nujya kurebamo baraguha na kondisiyo uri bukoresha urebamo, yego. Hanyuma rero turi mu gihe cyo kubaga. Twamaze umwaka wose tworora, tuzigaburira, tuzigira, alhamdulillah rabbil alamin. Tumaze igihe tworora,
kandi iyo bakubwiye kubaga bakubwira kubaga imwe, ntabwo bakubwira kubaga eshatu iwawe. Impamvu zabaye nyinshi ni uko uyu yabaze n'uyu akabaga n'uriya akabaga n'uriya akabaga, kuko umuntu wese wishoboye asabwa kubaga. Si ibyo gusa, n'undi mukire wo hakurya iriya mu kindi gihugu mu yandi mahanga yatwoherereje inka ze 50, urumva, yakuye mu muryango we w'abantu 50, kuko iwabo izo nyama ntabwo bazibaga ngo bazirye bazirangize. None bo bafite izo babaze baryaho, batwohereje 50 ngo tuzibage tuzigeze ku batishoboye, kubera ko twe tuziranye nawe ariko we ntabwo aziranye nawe, nta nubwo azi aho batuye, nta nubwo azi umuzigiti babaho. Impamvu rero za nka ziyongereye na za hene ni uko harimo izo twabaze, hari n'iz'abandi bantu bavuye hanze bazanye. Yego, icyo kirumvikana, ntabwo ari ukumara amatungo. Hanyuma icyanyuma ni uko aya matungo tuyabaze nk'uko nabibabwiye kubera Imana, tukaba tuyabaze kugira ngo turye. Hari ikigirwamana mwumva kirimo? Hari ubwo twaje kuvuga ngo Imana ni umwana, hari ubwo twaje kuvuga ngo Imana yavutse. Turimo turakora umugenzo w'abeza bakoze kera. Sobanurira umuntu uko turimo gukora umugenzo w'abeza bakoze kera. Yego, hanyuma noneho umubwira uti hano rero iyo turimo tubaga, tukabaga bismillah, tukabaga biiznillah, tukabaga Allahu akbar, ubu ngubu iri tungo ubundi niryo riribwa, kandi aya magambo niyo dukoresha tubaga n'izo ari zose barya. Yego, umuyisilamu niwe wemerewe gucinja reka. Umuyisilamu niwe wemerewe, iyo umuyisilamu atayikozeho biba ari inyamafu. Si byo siko mubizi namwe, no hirya no hino no mu cyaro umuyisilamu agomba kuba yayigezeho. Umuyisilamu atayigezeho ntabwo abantu bayirya, kubera ko ari ubaga bismillah Allahu akbar gusa. Abandi babagira ibindi ntiwamenya. Noneho rero ukamubwira uti rero twebwe twabaze bismillah Allahu akbar, hanyuma iri tungo turibaze nk'uko Abrahamu Imana yamuhaye. Abrahamu yabaze Imana, yabaze ko Imana yavuze se. Hano rero nta guhemukira Imana kurimo. None rero ubwo twabaze ibyo kurya, mwegere hino dusangire. Birabaye? Yego. Ariko noneho biranashoboka ko umuntu akubwira ati rero mwarangije umwaka wanyu, nanjye nkaba narangije uwanjye, turimo gusoza ibya bonane, none se noneho ntiwaza tugasangira agafantara? Aho ngaho mwebwe murumva byagenda bite? Umuntu avuga ati ni kuri bonane noneho urambeshya iki? Biriya byo warabisobanuriye ndabyumva. Si umwaka, si itariki ya mbere, ntibizaba ari konji. Ibana muzaze mu rugo, muzaze dusangire. Njyewe rero mwebwe ibyanyu muri gutekereza ndabona mutinya kubivuga. Nemera ko amezi ari 12 na hari 12. Ubu dutangiye ibihe bishya byo kwa mbere. Yego, ubu ngo ni minota irimo irihuta, sinzi iki yihutisha icyari cyo. Ndacyajya mu bushakashatsi ngo ndebe kubera iki mu kwa mbere bavuga ngo ibihe birimo birihuta. Wallahi burisha, Allahu akbar, mu gihe kirimo kirihuta. Nuko sari iminsi ya mbere koko, cyangwa se nuko bijyanye n'iki? Ariko imyaka yacu mu ndangamuntu hari natangiriyeho mbabwira ihereye ishingiye kure iyi minsi. Yego, niyo bayikoje ngo ufite imyaka ingahe niyo ngiye uvuga. Yego, ubwo rero imyaka yawe niba waravutse mu kwa 12 kuri 30. Yego, ubwo none imyaka yawe 40 iruzuye, cyangwa 35 biturukana n'umuntu wari. None ubwo imyaka yawe yuzuye imbere rero umuntu arakubwiye ngo waje tugasangira ko tugize amahirwe tukaba tumaze uyu mwaka tukagira akantu dusangira, urangase wenda nta mwanya ufite. Ariko byo kuvuga ngo harimo ibada nta birimo, kereka niba harimo gusenga. Ntabwo hamagara gusenga, ntabwo ari byo. Ariko ntabwo hamagara gusangira kubera ko umwaka warangiye gusa, nta ibada irimo, muzasangire. Niko mbyemera, ni nako nabikora biramutse bimbayeho. Sawa, kubera igihe gusa, kubera ko igihe maze ndakizi nshingiye gutyo, aho ngeze ubwo ndabizi. Ni na computer itayihindura na telefone bikihindura, bakubaza ngo ni ryari, ngo ni ya mbere. Ni ryari? Ni ya mbere. Ayo matariki tuyakoresha iyo turi mu bikorwa bisanzwe by'ubuzima, ariko iyo tugiye muri ibada duhita duhindukira tukajya
kuri kalendari yacu igendera kuki ku kwezi. Iminsi rero ntabwo yakabaye dushwanisha, ibidushwanisha cyangwa se ibyatuma tudasangira ku meza nabibabwiye. Yego mu mwaka mushya abantu ngo waca abantu ngo waca abantu, ntabwo ari byo. Burya umwaka mushya waje wa 2025 rero nawe uzahaburonke mayazana zaguha umugeni kabisa, uzubaka akazi mu cyaro uzarongore. Amina. Nawe gusomera dua sibyo. Allah azaguha akana rwose urumva muri uyu mwaka. Umwaka ntacyo bitwaye bavandimwe abayisilamu sibyo, ariko ikintu kirimo ibada, ikintu kirimo Imana, ikintu kirimo gusenga, ikintu kirimo icyo kintu muzajye mugiti mumenye kandi mubisobanurira abantu bave mu gihirahiro. Aho niho nsozereje. Ufite ikibazo arakimbaza. Abana b'Abayisilamu barimo kandi abo bana b'Abayisilamu barimo nabo bakaba njya mbona hari abo bategeka kujya ku ishusho ya Bikira Mariya. Aba bana bacu baba bari mu bigeragezo. Umuntu wese ugomba kujya ku kiliziya agomba kunyura kuri Bikira Mariya akamusuhuza akamuramya. Bamubatse neza hariya mu marembo. Yego, kandi buri mwana agomba kuzenguruka akahanyura. Ndakuramutsa Mariya akabivuga. Ariko urabyumva ko umwana w'umusilamu yanyuzeyo, yagiyeyo sibyo. Nta mwana numwe bareka uretse kwajyayo. Uzasenga ibyo usenga, numva uzajya gukubita sagahanga kawe ari kuzahanyura. Niko bigenda rero. Uwo nguwo bayadutanze mu kebo, bayadutanze he? Abayadutanze mu kebo akaduhaza intoreze. Sawa, jya mu kazi. Byo biri kumvikana. Uwo mwana icyaha cye kitamuriho kiba kiri ku babyeyi be. Imana itubabarire. Yego, uburemere bwabyo iyo ugize amahirwe ukaba uri umubyeyi wigishije umwana abireba nka filime nk'uko bazireba muri salo. Yego, ariko iyo ufite umwana utaramwigishije atabasha kurobanura nk'ibingibi ndi kubabwira, urumva n'ubwenge bamuhanitsemo ukuntu namwe murabyumva, ariko mubisobanurire abana mu buryo bwiza barabyumva. Iyo umwana atabyize, iyo urebye nabi agaruka yarabaye ukundi. Mbere yo kurya akajya abanza agakora ku kimenyetso cy'umusaraba kandi ari umusilamu. Ndetse waba ugize gutya umwana yasitara ati yaso arabaye, noneho turashize. Ikibazo uvuze kuri icyo ngicyo cya bonane, usanga abantu benshi batanga ubutumire bagateka ayo mafiriti, izo nyama n'icyago gutumira ku musangire. Hakaba hari n'abarara mu mihanda bategereje kureba umuntu barasa umwaka. Ariko by'ukuri ugasanga hari abamenyi bamwe na bamwe usanga batubwira ko ibyo bintu ku Muyisilamu bitagakwiye ko wakwifatanya nabo. Kandi uti umuntu akubwira ati ngwino dusangire turye nta kibazo, wajyayo ukaba wanjye. Yego, aho hantu ubundi bwo haba hagoye hagati yacu twebwe abamenyi namwe mwumva sibyo, kubera ko mezire mba narebeyemo ashobora kuba atari zuriya yarebeyemo. We ashobora kuba afite n'ingero z'abantu bagiye muri ibyo bintu bakabivanga n'amasengesho. Yego, akabishyira no mu byo yabonye, akabona ko ahantu babikoreye hari ya mitako ya kwa kundi. Utekereza umusilamu nyine barimo bamufotorera muri bya biti, urumva na za kado na za wati, urumva. Ubwo urumva se biba bitarimo gutera ikibazo, bitarimo gutera shubha, harimo kwifatanya n'abantu muri bya bikorwa bibi. Noneho mumenye niyo mpamvu akubwira ngo ntabwo wakabaye wifatanya nabo kubera ko yakubonye ubikora nabi. Icya kabiri, ntabwo byemerewe gukora iminsi mikuru. Icyo nacyo wenda ntabwo nari nyibabwiye. Ntabwo byemerewe gukora iminsi mikuru. Nababwiye iby'amasengesho, ntabwo byemerewe kujya mu masengesho, nta nubwo byemerewe gukora iminsi mikuru. Mwigeze mwumva mbabwira ngo muzakora iminsi mikuru, ngo mutake amazu, mucane amatara, ngo mwizihize bonane? Oya, nakubwiye ngo nibiramuka bikubayeho umuntu umuvandimwe bakaguhamagara tuze gusangire umwaka, ejo muzaye muri mu rugo sibyo, mugiye gusangira umwaka, ibyo ntabwo aba ari ibyawe, ntabwo ari wowe wabiteguye. Kuko twebwe turabizi tugira Eid, nayibabwiye izo Eid ebyiri, tukagira Ijuma, yego, tukagira na Hijja, cyangwa tukagira n'ibindi birori byacu bya Kisilamu.
aho ngo ntimugire ngo mba nahibagiwe, oya ubwo mbashaka kuvuga kuri cya kintu nyine ubona kisa nkaho turebye nabi dushobora kujya ku rwego rwo kusa nkaho tuvuye ku isi. Abavandimwe bawe muturanye mu mudugudu, umuntu yakubwiye ati uze kumbabarira rwose, uze kuza dusangire uyu munsi, ejo ni konje uzagere mu rugo, ariko nawe ufite amaso areba wese kubera iki wishora muri ibada, kujya udakora ibindi bitari ibada. Ariko yego hari n'ikindi kintu njya mbona abayisilamu bakavuga ngo reka dusenge, ngo dusengera ibiryo, noneho umuyisilamu nawe agahita akuramo ingofero agahita ahaguruka. Ubundi imitego ibirimo ari myinshi, yego ubwo mbese njye nabishushanije neza nka wa muntu wagiye kwifatanya n'abariya bantu, nshaka kukubwira ko biba seremoni yo kurya, tugiye kwishima abana umwaka uratangiye alhamdulillah, ejo bazajya no mu biruhuko. Abantu basa nkaho babifatiramo aho ngaho, bati bana batazajya mu biruhuko batarebye kwa anko. Urumva tuba dufite abavandimwe batari abayisilamu, noneho akagutega ebana ibyo kurya bimaze kugera ku meza. Murabizi nta musilamu usengera ibiryo bismillah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adhaban nar, bismillah. Buri muntu arabyivugira, ntawe usoma idua, ntawe usoma ubusabe bw'ibiryo, ntawe ubaho. Noneho unaga gucunga ibiryo bimaze kugera ku meza, maze gukaraba, uretse ko no gukaraba hiryo bitabayo, ari amafurusheti n'ibiyiko. Noneho agahita avuga ngo muhaguruke dusenge. Umusilamu icyo gihe yitwara ate? Icyo gihe umusilamu ntabwo yifatanya nabo mu masengesho, ntukuramo ingofero ntuhaguruka, kuko ntabwo wagiye mu masengesho. Yego bifate nk'uri kureba televiziyo, turi kumwe. Niba bavuze ngo muhaguruke dusenge, njye sinsenganye, nzi ndasenga gutyo, ntabwo ariko nsenga, ariko buryo niba muhagurutse rero genda zigara nicaye gutyo, musenga isengesho ryanyu nimurirangiza nkomeze naendelea na kula. Kandi isengesho ryanyu ntabwo rivuga kuba bismillah kugira ngo ibilisi ataza kunkorera ku isahani. Turi kumwe ariko ntabwo rero umusilamu yemerewe kwifatanya n'abantu mu masengesho. Intumwa y'Imana Muhammad baramubwiye batuzajya usenga izacu natwe dusenga izawe, arababwira ati lakum dinukum waliyadin, mugira uko musenga, mugira idini nanjye nkagira idini. Icyo ni cyumvikanye bayisilamu. Ntagire umuntu ugenda ngo azakora ibirori ngo nanjye ngushinga aratubwiye ngo umwaka tuzawizihize. Oya, ni igihe gusa hajemo ikintu cyo kukubwira ngo ngwino. Burya nta nubwo ari byiza gutoza abana ibyo bintu, kubafata ngo bana ngo bizaba ari umwaka mushya, ukabafata ukabajyana ahantu mu birori hirya y'ejo bundi kuvura isi. Umenye ko hirya y'ejo bundi iyo suna bazayikuza kandi igakomera. Kiba ari igihe cyiza cyo kwicarana n'abana n'umugore mukaganira. Nubwo bariya babikora batya bikora bitya, nubwo babikora batya bikora bitya. Niba byanze se nimufata urugendo mujye gushakisha muhashe, muganire nawe, abaganirize ku by'uyu munsi, abaganirize uko ubumenyi bwonyine nibwo budutsindisha iyi ntambara. Umusilamu akamenya uko yitwara. Ariko nanone mu gusoza mw'abana mwe, ndabona turayemo idini y'Imana ahangaha dutuye muri iki gihugu. Niho nabonye hadisi ivuga ngo adini yusru, idini iroroshye, wala yushada dina illa ghalabahu. Ntabwo umuntu azakomeza idini uretse ko izamunanira. Hano muri iki gihugu, mu bihugu byacu nk'ibi, niho nabonye iyo hadisi ikora. Murayumvise iyo hadisi? Idini iroroshye kandi nta muntu uzayikomeza uretse ko izamunanira. Nukomeza idini zakunanira, nukomeza idini. Ubundi kukunanira ushobora kutananirwa gusara ukananirwa kubana n'abantu, ushobora kunanirwa gusarira abantu mukabana, ariko ugasanga ubana nabo utamenya utangira utagira aho ugarukira. Ugasanga ushwanye na nyoko wakubyaye, ugashwana na so wakubyaye, ugashwana n'abavandimwe, ugasigara uri mu giti nk'inyoni. Ibyo ntabwo byemewe.
ibyo bintu ntabwo byemewe. Ugomba gukoresha uko ushoboye hano, ukahaba ukihangana, rimwe na rimwe ukajya muri ibi ugakora ibi ngibi ushaka uyu. Hari abantu benshi begera imiryango yabo bikarangira babigize abayisilamu mu buryo bwiza, umuntu akabaye umuyisilamu. Umurambo ngewe ndawuterura, ukawuterura kubera ko uteruye umuvandimwe wawe, nyoko wakubyaye, niba atari n'umusilamu ariko yaranakubyaye, sibyo? Guterura umurambo ntacyo bitwaye. Icyo nabonye kinteye impungenge ni uguterura umusaraba. Aho ubundi niho haba ikibazo. Bakavuga ngo witwa nde? Bakavuga ati Aristide niyo muhungu mukuru muri uyu muryango, niwe ugiye gushyingura se wamubyaye, niwe ugomba gufata umusaraba. Aho ngaho rero sasa murababwira uti ibyo gukora bindi ndabikora, ariko ntabwo nshobora kwikorera umusaraba, ntabwo ariyo myemerere yanjye. Sawa? Kwikorera umusaraba nibyo bintu bisobanura inkuracyobo, nta wundi wawufata. Harya ubwo ngubwo ushobora kwemera gukora icyaha cyo kwikorera umusaraba kugira ngo uzabone inkuracyo? Ibyo byo bita kugurisha idini, sibyo? Idini uyiguranye inkuracyo, yaba ari inka yaba ari isambu, kereka iyo sambu niba ari izahinduka jana akaba ari izaturamo. Aho ngaho impamvu ngiye mba mbizi, utaranabimbaza mba mbizi icyo bisobanuye. Ahari ikibazo ubundi ni aho ngaho, kunjyana mu kintu cyerekeranye na ibada, kunjyana mu rusengero ngo ni ngewe ngo uri butangize isengesho, ngo kubera ko ari nge mwana mukuru ngo ni nanjye uri buvuge ijambo mu kiliziya, habuze abandi bavuga. Niba ari ibyo rero byo kujya gusengerayo no kuvugirayo, ntabwo biri bukunde. Ubu tuvugana hari umwana wananiwe kubana n'umuryango wabo kubera ko baramubwira ngo dufite ibyacu bitugoye, bimwe by'umuryango murabyumva, ngo kandi nanone ngo turimo turarwana intambara y'ibyo tuzanira bivuye mu bayisilamu. Bakamuzengereza gutyo, ahitamo iki? Ahitamo kuvuga ati rero kubera ko nkuze ntabwo nakomeza kujyana n'uyu muryango, reka nkomezanye n'abayisilamu. Uhitamo rero, hitamo inkuracyobo cyangwa uhitamo idini. Naho guterura umurambo, gutura abantu mu muhanda, impanuka irabaye, wajya ugenda urobanura umwisilamu? Oya, umuntu ni umuntu, wamushyingura nk'umuntu. Yego, mushyingura nk'umuntu, ariko ntabwo mushyinguye nk'umwisilamu rwose, nta naho byaba, kuko ntumushyingura kisilamu. Yego, yewe ntabwo nkunda ibintu bimeze nk'aho bica umurongo. Urumva wanze kwikorera umusaraba, wanze no gukora kumva yaso, byose urabyanze. Aba bantu mu muryango bakubona bati, ninde muntu wundi wazongera guhamagarira mu bwisilamu muri uwo muryango tumaze kuvuga? Hari uwo hamagara? Aho niho nababwiraga rero, idini iroroshye, nuyikomeze izakunanira, kuko uzaba mu muryango w'iwanyu uri igicibwa. Ntabwo ushobora gusukira amazi so arimo arasamba ngo ngwanyweho, ngo apfuye ari umukafiri. Ntabwo ushobora kuvuga. Bavuze bati mwa bantu mwe mureke dushyingura umubyeyi
niko mbyumva, mureke dushyingure umubyeyi rwose, murebe utuntu mugura, utigiye ntabwo negera umuntu. Baravuga burya iri dini ryaje guca abantu ku bandi, ku buryo umuntu ahagarara akajya tureba gutya, siko wasanga ari wamunize wa siko. Ubundi mu cyaro ngewe kibayemo baravuga ngo iyo umuntu yaroze umuntu bakajya kumushyingura nta muherekeza, nta namureba, ubwo rero uhita uba uwo nguwo, uhita uba umuntu wamwishe, uhita uba umuntu wamuroze. Kandi biroroshye kubigushyiraho kuko abayisilamu bagira amagini menshi, bagira amagini menshi. Amagini niyo yamunigishije, none yanze no kumureba mu maso, yanze no gukora kumva ye, niba ko ari umuhungu mukuru yanze no kwikorera umusaraba, bakafata ibyaha nk'icumi byiza bakabivuga mu bantu. Ubwo busenya idini. Ubundi idini ubu yambitse ikanzu itariyo. Wagombye gukoresha uko ushoboye ubwisilamu ntibuhandurire, ntukore ishyano, ariko ubwisilamu nawe warebye umuntu nk'umuntu usanzwe, ukareba umubyeyi nk'umubyeyi, ukareba umuvandimwe nk'umuvandimwe, aricyo wakora wagikora. Niwe ntambara warwana wayirwana, gusenga no, kugira ngo ukore umusaraba no, ukagenda umenya. Mujye munabaza abashehe uti nze kubyitwaramo, uretse ko hari umuntu baza akabwira ati vayo, hita ufata moto. أكرك تصدر إذا مقام إن شاء الله. جزاكم الله خير. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، إن وفقنا للحق ولا طريق مستقيم. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يا عزيز يا غفار اغفر لنا. اللهم يا تواب تب علينا، وانظر إلينا وسامحنا فيما جنينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، واشرنا في زمرة سيد المرسلين. اللهم اجعلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك يا الله، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على طاعتك، ولا حول ولا قوة إلا بك. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. natanze nyine icyifuzo cyo gutesha agaciro ibyo وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.